Mu buzima busanzwe abantu benshi batekereza ko kugira umukunzi cyangwa se wenda kubana ari byo bitanga ibyishimo nyabyo, ariko hari indi sura itavugwa cyane mu buzima bwo kuba single. Ubu buzima kenshi burirengagizwa, nyamara burimo amahirwe akomeye yo kwiyubaka, kumenya uwo uri we no kugera ku ntsinzi itajegajega. Ngiye kukugezaho ibintu bigera ku 8 bishobora kukwereka yuko kuba single ari ikintu cyiza ndetse cy'ingenzi mu buzima bwa buri muntu buri munsi. Nk'uko bisanzwe ikiganiro nkugezaho nikunda ubuzima bwawe hano kuri Kasugira TV. Ikintu cya mbere ugomba kumenya, kwimenya, knowing yourself. Kuba single biguha umwanya udasanzwe wo kwibaza ibibazo bikomeye. Ikibazo cya mbere ugomba kwibaza: ndinde? Nkunda iki mu buzima bwanjye? Intego zanjye ni izihe? Ibi ni ibibazo bitatu bukwiye kwibaza mu gihe uri single. Iyo uri wenyine nta rujijo ruturuka mu bitekerezo by'undi muntu. Utekereza wigenga, ugafata imyanzuro ishingiye ku ndangagaciro zawe bwite. Umenya intege nke zawe ndetse n'imbaraga zawe, kandi ibi nibyo shingiro ry'iterambere rirambye. Ikintu cya kabiri ugomba kumenya: ubwisanzure, freedom. Ubuzima bwa single buzana ubwisanzure. Buriya ushobora gutembera aho ushaka igihe ushakiye, ufata imyanzuro utabanje kugisha inama cyangwa se wenda gutinya kubaza undi muntu. Ushobora guhindura gahunda z'ubuzima bwawe igihe icyo ari cyo cyose. Ubu bwisanzure si ukwikunda, ahubwo ni uburyo bwo kwiyubaka no kugena icyerekezo cy'ubuzima bwawe. Icya gatatu, iterambere ku giti cyawe, personal growth. Abantu benshi bakura cyane igihe bari single. Ufite umwanya wo kwiga amasomo, ayo skills nshya. Ushobora kwibanda ku kazi cyangwa se wenda business yawe ya buri munsi. Wita ku buzima bwawe, wenda nka fitness cyangwa se wenda mental health. Iyo uri mu rukundo hari igihe imbaraga nyinshi zijya mu kubaka umubano, ariko iyo uri wenyine izo mbaraga uzishyira mu kwiteza imbere. Ikintu cya kane, kuruhuka mu marangamutima, emotional stability. Umubano ushobora kuzana ibyishimo byinshi, ariko ushobora no kuzana stress, guhangayika ndetse n'amakimbirane. Kuba single rero biguha amahoro yo mu mutwe, nta guhangayikishwa n'uko undi muntu wenda yumva ameze. Nta drama, utekereza neza ukagira umutuzo. Bikagufasha rero gufata imyanzuro, ndetse imyanzuro iboneye cyane. Icya gatanu, kubaka ubushuti bufite ireme, strong friendship. Iyo uri single akenshi uha agaciro kanini inshuti, umuryango ndetse n'abavandimwe. Ubushuti bwawe burakomera cyane kuko utabushyira ku ruhande ngo witange cyane mu rukundo. Ibi bituma ugira network ikomeye igufasha mu buzima bwose. Ikintu cya gatandatu, kwiga gukunda wenyine, ari byo self love. Iyi ni inyungu ikomeye cyane. Kuba single bigutoza kwishimira kuba uri wenyine, kwiyakira uko uri, kudategereza ko undi muntu aguha agaciro. Iyo umuntu yize gukunda ubuzima bwe wenyine, ntajya mu rukundo kubera icyuho, ahubwo ajyamo nk'inyongera ku byishimo asanzwe afite. Ikintu cya karindwi, ari nacyo cya nyuma, guhitamo neza mu rukundo, better relationship choice. Abantu bamenye kwiyubaka igihe bari single. Buriya rero kudahitamo uwo ari we wese, kumenya ibyo wifuza mu mubano, kwirinda relationship mbi. Ntibinjira mu rukundo kubera igitutu cy'abantu cyangwa se ngo bagire ubwoba kuba bari bonyine, ahubwo bahitamo babanje gutekereza neza. Kuba single si igihombo, si icyuho, si n'ikimenyetso cy'icyo wiburanye, ahubwo ni igihe cyo kwiyubaka, igihe cyo gukomera, igihe cyo kwimenya ndetse no kwitegura ejo hazaza. Umuntu ushobora kwishimira kuba wenyine
niwe ushobora no kwishimira kuba mu rukundo rwiza. Kubaho wenyine si ubwigunge, ahubwo ni amahirwe. Reka ngushimire kuba wabanye nanjye mw'iki kiganiro. Ibiganiro nk'ibi ngibi nakagaruka hano kuri Kasogia TV. Reka ngushimire niba wakunze kino kiganiro wakanze like. Ikindi kandi reka ngusabe kujya muri comment section ukagira icyo kivugaho, cyangwa se wenda ukagira icyifuzo utanga cyangwa se n'inyunganizi. Yo kugezagaho kino kiganiro nitwa Gisa, The Man Positive.